bazashira amakamba yabo hasi imibabaro yabiza bishize bazahora banezerewe iteka bazaririmbira iyo ntama ikarubari baririmbire Yesu umwami uhoraho indirimbo y'urukundo itangaje izabiririmba nk'umunezero tuzabanayo n'umukiza wacu tuzahora tunezerewe iteka bazaririmbira iyo ntama ikarubari baririmbire Yesu umwami uhoraho abameshi bishura byabo nibo bazegera ya ntebe ye ya cyami ibyaha tuzabikizwa na Yesu tuzahora tunezerewe iteka tuzaririmbira iyo ntama ikarubari baririmbire Yesu umwami uhoraho bazaririmbira iyo ntama ikarubari baririmbire Yesu umwami uhoraho. bavandimwe nshuti nkunda torero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Kristo Yesu bubane namwe amena mwebwe abakurikirana chaîne ya televiziyo indirimbo nshya turabakunda cyane kandi turabashima uburyo mukurikirana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo sinshidikanya bugira icyo bukorera imitima yacu twese kandi ndabashima Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusenge mbere yuko ngira ikintu mvuga cyari cyo cyose. Data mwiza, Mana ikiranukira kudukiza, Mana iraheraho mu ijuru, uruwera ugoswe n'amashimwe. Turagushimira uyu mwanya mwiza waduhaye wo kuba imbere yawe, ndetse Data ndashima kandi nkwerekana ubwoko bwawe bwumva iri jambo ryawe, maze iri jambo ryawe urivomere umuntu wese uryumva abone umugisha, agabana umugisha natwe turivuga, kugira ngo Data buja wera iri jambo rizatubera impamba, rizatubera urwego twuririraho, rizaturinde nk'uko Data wavuze ngo ndinde ijambo ryawe kugira ngo ndisohoze. Nsabiye abantu bose bazumvira ijambo kugira ngo ritugirire umumaro mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe nshuti nkunda, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Nongeye kugaruka imbere yanyu, nitwa Nyiranziza Ruth, kandi ndashima Imana kuko yangiriye icyizere ikanshinga uyu murimo wayo, kandi ikanyemerera kugaruka uyu munsi mbazaniye ijambo ryayo yanshyize ku mutima. Imana yacu ishimwe, ndabakunda cyane. Reka twumve ijambo ry'Imana ryanditse muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12. Maze Uwiteka arambwira ati, ubwo ni Imana yabwiraga Yeremiya, aramubwira ati, waruye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana yabibwiraga Yeremiya kugira ngo amenye yuko ijambo ryayo rifite imbaraga, kandi imubwira ko Imana ibera amaso ijambo ryayo
ubu ndi kubabwira ijambo ryagiye kare, byangiye imbere. Niyo mpamvu yabwiye Yeremiya ati ndaririnda kugira ngo ndisohoze. Byerekeranye n'ijambo byanditse muri cyambere cya Yohana igice cya 15 umurongo wa 7. Haravuga ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mweri muto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Ubushize hari ibyo nababwiye kuri nimukurikirana ikindi cyigisho, nababwiye yuko hari umunsi nigeze kugira icyo nshaka kandi nkagisaba Imana ikakimpa. Nabivuze ubushize simbisubiramo, ariko ahangaha ndashaka kubabwira ngo iyo wamize ijambo ry'Imana, ube witeguye kuba uri mu burinzi bwayo. Imana irinda ijambo ryayo, nawe ikurindana naryo. Ni ukuvuga ngo iyo uribitse mu mutima, nawe niyo mpamvu Imana ikurinda ikaguha no kurama, kuko iyo yavuze ko iririnda, kuko irindiye mu ijambo, yirinze ijambo ryayo ujye wibwira nawe kuri mu burinzi bwayo, ngo musabe icyo mushaka muzagihabwa. Kuko uba uri inshuti ya Yesu, ntacyo dushobora kumuburana. Iyo umuntu ari inshuti y'Imana, ntacyo ushobora kuburana Imana, haba muri ubu buzima bwa none cyangwa no mu bihe bizaza, no mu bugingo buhoraho. Iyo uri inshuti ya Yesu, uba uri inshuti y'Imana, kandi uba ufite iby'ubu buzima, ukaba ufite n'iby'ahazaza nabyo. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo Uwiteka arambura ukuboko kwe, ankora ku munwa ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriyeho hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura, gusenya, kurimbura, kubika, kubaka no gutera imbuto. Imana ishyira amagambo ku munwa we, yamuhaye amasezerano. Iramubwira iti, uzagenda ngushyiriye hejuru y'ibihugu by'abami. Yari imuhaye ubutware bukomeye, imuha ubushobozi bukomeye bwo kurandura, bwo gusenya ibyishyira hejuru, kurimbura no kubika no kubaka no gutera imbuto. Yari afite ubwo, yaramuhaye ubutware. Yeremiya, Imana yamugiriye icyizere iramutuma ngo abwire ubwoko bwe ibibi byabo bakoze, ngo bareke imirimo yabo mibi, bakure ibishimwa mu bigawa. Imana muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza 5, hari ikintu Imana yari yaravuze ku Bisirayeli. Yari yaravuze ngo Isirayeli yari uwera ku Uwiteka, yari umuganura w'ibyo yungukaga, ndetse yari yarasezeranye ko abantu bazagirira nabi Isirayeli bose bazabihanirwa, kandi isezeranya ko muri Isirayeli abantu bazabagirira nabi, bazabona ibyago bikabazaho. Niko Uwiteka avuga. Nuko Uwiteka arabaza ati, gukiranirwa kwa baso bambonyeho nukuhe? Kuko Uwiteka yari yarabagiriye neza, ariko bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ahangaha haravuga ngo gukiranirwa baso bambonyeho ni uguki? Kwatumye banyimura, bagakurikira ibitagira umumaro, kandi bagahinduka ubusa, bagasenga abayari, bakaba ari we babaza, bagahanurirwa n'abayari, bakibwira ibitagira umumaro. Aho niho Imana yaje ngo mwambonyeho gukiranirwa gute? Baso bambonyeho iki? Kuki mukora ibyo mukora? Kuki mwanyimuye? Kuki nari narabagize abantu b'imbere? Kuki nari narababikije ubutunzi bw'ijambo ry'Imana? Kuki mwanyimuye mukimika ibigirwamana? Icyo kibazo Uwiteka arakibaza n'itorero ry'ubu. Kuki yababikije ijambo ry'umwuzuro?
kuki yabahaye iby'ubutunzi kugira ngo mubibwire abantu, mukimika abayari, mukimura Imana? Niki cyabibateye? Bavandimwe nshuti, dufatanije urugendo rujya mu ijuru. Amosi igice cya 3:7 haravuga ngo, nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi bishwe byayo. Imana ibintu igiye gukora, ibintu yateguye byose yabishyize ku mugaragaro, yabishyize mu ijambo ryayo kugira ngo tubisobanukirwe. Ntabwo yigeze igira ikiduhisha. Ababisirayeli yari yarabahaye ibintu byinshi, ariko aho kugira ngo babikurikize, aho bahise bakurikiza bayari, beshaka izindi mana zibimura Imana. Aha ngaha rero nabwo tubwiye ijambo rikomeye, nta kizakora itabanje kutugira inama, nta na giti izakora itabashe kubitubwira. Aravuga ati muri Amosi igice cya 8:11 ngo, dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Igihe kigiye kugera, kandi namwe mwarabibonye, byaratangiye. Ntabwo byari impanuka, kubera yuko twimuye Imana tugafata ibyo kubwira ibyari byo kujyana abantu mu nzira y'agakiza, tukabisimbuza kubwira abantu gukunda iby'isi no kugira irari ry'iby'isi. Imana yarabirebye irabirakarira, kandi uyu munsi yongeye kutubwira ngo uyu munsi Imana izateza inzara mu gihugu. Ntabwo ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo niyo kumva ijambo ry'Imana. Arakomeza aravuga ngo kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana be kuribona. Bavandimwe, ndatakira Imana, nsaba imbaraga y'Umwuka Wera ngo idusobanurire ku bw'aya magambo, kuko ijambo ry'Imana nta kimana yigeze idukinga. Iri jambo ry'Imana ryuzuye ubutunzi bwose, ryuzuye aho twerekeza mu ijuru, biri muri aha ngaha. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo mwite ku ijambo ry'Imana, ko ejo tutazajarajara dukubita aha dushaka kubatubwira ijambo ry'Imana kandi twararikeresheje. Bavandimwe, ngo bazashaka ijambo ry'Imana be kuribona, bazajaragajara hirya no hino. Uwiteka nadutabare, twumvire ibi bintu uburyo tugomba kubyumva. Amosi igice cya 8:2 ngo, maze Uwiteka Imana arambaza ati, ubonye iki? Ati, mbonye ikibo cy'amatunda ku mpeshyi. Navandimwe nshuti, muzi igihe sezo y'impeshyi, uburyo ubutaka buba bwabaye ubutayu, muzi ukuntu ahantu hose haba habaye ibyatsi byose byabaye ubutayu. Icyo gihe amatunda yari yabaye amatunda, nayita ko ari amatunda yumye adafite amabengeza. Aha ngaha ngo, maze Uwiteka arambwira ati, iherezo ry'ubwoko bwanjye Isirayeli rirageze, kuko twimuye Imana. Ubutumwa twagombaga kubwira ubwoko bw'Imana ntabwo twabuvuze, ahubwo twakuye Imana aho kuyivuga tuzana bayari dushyiramo, dukundisha abantu iby'isi. Imana irarakarira avuga ati, ubwoko bwa Isirayeli iherezo ryabyo rirarangiye, sinzongera no kubanyuraho. Imana icyo gihe yari yamaze gukura ijambo ryayo muri bo, kuko bari bayiteye umugongo. Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo. Iyo hatari mu Imana, niyo uririmbye ni nko n'urusaku, ntabwo Imana ibyishimira. Niyo Imana iravuze ngo intumbi zizaba nyinshi, ahantu hose bazazijugunya bumiwe. Mu by'umwuka, igihe harimo kwimura Imana, abantu baza mu rusengero bameze nk'intumbi, nta kintu baba bafite, nta kintu baba bibibitseho. Ariko aha ngaha mu buryo bw'umubiri, mu bihe turimo mwarabibonye, n'intumbi zirahari, n'intumbi mu bigaragara zirahari. Bisobanura ko abanyamadini bimiye Uwiteka
bakimika abayari bigishije ibyigisho by'ibinyoma, bazanye inyigisho z'ibinyoma aho kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka k'Uwiteka ngo abantu bitegure babashe kugira igihe cyo kuzitegura ubwami bw'Imana. Uwiteka ati iherezo rirageze, yabirambiwe, Imana irarambiwe urusaku, indirimbo n'urusaku, ibiri mu rusengero n'urusaku, nta jambo ririmo, nta mwuka wera urimo, niyo mpamvu hari Imana ibyumva nk'urusaku. Umubwiriza aho yarabisobanuye aravuga ati muri umubwiriza 13 ati iyo niyo ndunduro y'ijambo, ati byose byarumviswe, mwubaha Imana kandi mukomeze amategeko yayo kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Bavandimwe, nta n'ikintu na kimwe Uwiteka yisigiye, ibintu byose twarabyumvise, byaciye mu matwi yacu turabyumva, nta na kimwe yisigiye. Ariko uyu mubwiriza wamaze gusesengura ibintu byose, niyo ndunduro y'ijambo yaravuze ati ikintu gikwiriye ni ukubaha Imana kandi tugakomeza amategeko y'Imana, kandi ibyo ngo nibyo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi, ibyo byose bizatwikururwa nk'ibyambaye ubusa. Abaheburayo igice cya 4:13 baravuze ngo nta cyaremwe kitazagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Imana iri tayari, ntabwo Imana igira ikisobwa. Niyo mpamvu byose biri ku murongo, izatubaza ibyo twakoze. Imana igiye kuzana akayunguruzo, ikazane mu bami, ikazane ku bantu bose bahumeka ku isi. Imana izazana akayunguruzo mu batambyi, nta muntu izasiga. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo twiyarure, twiduhunge tudapfa, twiyarure bikitwa uyu munsi. Amosi we 2:2 haravuga ngo ariko nzohereza inkongi kuri Mowabu zitwike amanyumba yakereyito amanyumba, ngo Mowabu azapfa habaye urusaku n'induru ry'ijwi ry'impanda. Uyu munsi ndiho ndavuza impanda, ndiho ndababwira yuko inkongi y'umuriro igiye kumanuka. I Mowabu hagashya, aya mazu twubatse atari amazu atuwemo n'umwuka wera agakongoka. Icyo twari tukwiye kubwira abantu ni ukubaka ubwami bw'Imana muri bo, ariko ntabwo twabibabwiye. Rero Mowabu we uzapfa, kandi icyo gihe hazaba hari urusaku, hazaba hari ijwi ry'impanda. Impanda nivuga, abantu bayobeje abandi bazatwikwa n'iyi nkongi y'umuriro. Uyu munsi igishyirwa imbere y'abantu y'abakirisito ni ukubereka amazu yubatswe, amataje, ibitabashwa, aho kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, aho kubwira abantu kwitegura Yesu Kristo, ngo twitegura ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa. Bavandimwe, nta muntu ushobora gutaha ubukwe atiteguye, kirazira. Ubukwe bwo mu isi burarushya, umuntu akagenda akamenya akenda azambara agiye. Nanjye uyu mwanya kuza hano imbere ya kamera bituma hitegura kugira ngo nzagaragare nsa neza, nkaswe ubukwe bw'umwana w'intama. Ntabwo ari amazu tuzabereka, oya, tuzabereka inzu umwuka wera atuyemo. Umwuka wera niba gutuyemo, Imana izakureba neza. Ariko uyu munsi amatorero menshi yabereka ibitabashwa. Imana idutabare. Bavandimwe, ntabwo dushobora kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana tumeze uko turi uku nguku, tutubaha Imana. Mu bami ba mbere igice cya 11 umurongo wa 33 haravuga
ngo kuko banyimuye bakaramya Ashitoroti. Abantu bimuye Imana baramya Bayali, ahubwo biringira ibigirwamana. Yeremiya ati, dore nzahamagara imiryango yose yo mu bihugu byose by'ikasikazi, niko Uwiteka avuga, kandi abami bose bazaza bashinga intebe zabo mu marembo ya Yerusalemu no ku nkike zaho zose no mu midugudu y'Ibuyuda. Ese utekereza iki? Ni iki gituma amatorero y'ubu akontororwa na leta? Ni Imana yabivuze. Yaravuze yuko abami bazaza bagashinga intebe zabo mu marembo ya Yerusalemu, kuko uyu munsi ibigomba kwigishwa mu rusengero kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana ntabwo bikiriho, ahubwo bakundisha abantu iby'isi. Kandi abami bashinzwe iby'isi, bashinzwe abantu, bashinzwe guteza abantu imbere. None umurimo wo guteza abantu imbere ni uw'abami, ni uw'abategeka, ntabwo ari uwo mu rusengero. Mu rusengero ni ukubwira abantu by'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu nimugatangare mubonye mu mvugo y'iki gihe ngo bateyemo koko. Kubera iki se? Kubera ko mwabateye ku byabo, mwabateye yuko bo barafite iterambere ry'igihugu, ariko kuko namwe muri abacuruzi, nta mpamvu yo kugira ngo nabo baze mu bucuruzi. Imana idutabare. Umurongo wa 16 baravuga ngo kandi nzabagaragariza imanza nabaciriye mbaho ibyaha byabo byose, kuko banyimuye. Twimuye Uwiteka, twimika Bayali. Niyo mpamvu rero Imana izatwoherereza imanza, bakosereza izindi mana imibavu, kandi bagasingiza imirimo y'amaboko yabo. Nibyo koko uyu munsi turi mu nyubako zikomeye, uyu munsi turashaka kubaka inzu zikomeye, uyu munsi ariko izi nzu ni inzu zo mu isi. Inzu y'Imana igomba kubabwamo n'Imana na Mwuka. Twebwe abana b'Imana turubaka ubwami bw'Imana mu bantu, turabwira abantu kwihana no guhindukira bakava mu bibi, kugira ngo bitegure gusanganira umwami Yesu, bitegure kwakira imbaraga y'Imana ya Mwuka Wera, kuko ari izadushoboza gutaha ijuru. Imana idufashe kandi idutabare. Petero wa 2 igice cya 3 umurongo wa 3 haravuga ngo mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi, bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati, isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Ko bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. N'uyu munsi biriho birakorwa. Abantu baravuga ngo basogokuruza bacu twavutse bariho, bavuga ngo Yesu azaza, ariko abakobanyi bakoba abantu b'Imana bavuga ngo iryo sezerano ririhe. Niko babaza ngo umwami wacu bahereye babivuga ngo azaza, babikerensa. Ariko ndashaka kubatangariza ku murongo wa 10 haravuga ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizazingwa nk'umusambi, hakabaho umuriro ukomeye, maze ibyishingiro bikayengeshwa no gushya cyane. Ibyo twizeye bigashya. Umunsi umwami wacu azaza dutunguye. Niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Ahangaha baravuze ngo ibyishingiro bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, nimureke twitegure, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ngo nuko ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana. Ibi bintu ni ibintu dukwiriye kwitondera cyane. Kuki tutari abantu bera? Kuki tutari abantu bubaha Imana? Imana yasezeranije ijuru rishya n'isi nshya, iryo gukiranuka kuzabamo. Mu ijuru hazabamo abantu bakiranuka. Mu ijuru Yesu yasezeranije ijuru rishya n'isi nshya. Aravuga ati mbona ijuru rishya n'isi nshya,
kuko ibya mbere bishize, ngo n'inyanja yari itakiriho, kandi iryo juru rishya n'isi nshya yasezeranye yuko hazabamo gukiranuka. Ntabwo ari ibivange, ntabwo ari ukwiyoberanya, ni ukugendera mu nzira yo gukiranuka bavandimwe. Umurongo wa 14 haravuga ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro. Ubwo dutegereje kugaruka ku bwami bw'Imana, tukwiriye kubaho twiteguye kuzasangwa mu mahoro, kandi tutagira ikizinga, tutariho umugayo mu maso y'Imana. Dukwiriye kubaho tutagira umugayo, twitegura by'ubwami bw'Imana. Dufatanyije bavandimwe, dufatanije urugendo rujya mu ijuru. Reka tuve mu bitagira umumaro, reka twitegure kwinjira mu bwami bw'Imana. Matayo 13:47 haravuga ngo nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'urushundura bajugunya mu nyanja, ruroba amafi y'ubwoko bwose. Iyo rwuzuye bararukurura ku nkombe, bakicara bagatoranyamo inziza bakazishyira ku mbehe, imbi bakazita. Ibyo bintu nibyo bizakora mbere yuko twinjira mu bwami bw'Imana. Hari ukurobanura amafi meza, inziza bakazishyira ku mbehe zikicara zigasangira n'umwami, imbi bakazijugunya mu muriro. Uko niko bizaba mu minsi y'imperuka. Abamarayika bazasohoka batoranya abanyabyaha mu bakiranutsi, babajugunye mu itanura ryaka umuriro. Niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Ayo magambo murayumvise? Aya magambo turayumvise? Ibintu bizakorwa mbere yo kwinjira mu ijuru murabyumvise? Niko Bibiliya ibajije. Ayo magambo murayumvise? Niko Bibiliya tubajije. Matayo 13:43 haravuze ngo icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Harongera haratubaza ngo ufite ugutwi, umuntu ufite amatwi ngo niyumve. Nta kintu Imana itakoze kugira ngo tubashe kumenya icyo dukwiriye gukora. Nta kimana yigeze idushisha abavandimwe. Uyu munsi uzaba ari umunsi uteye ubwoba. Muri Maraki 3:19 haravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzaba twika bashire. Ni ku Uwiteka avuga, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntazabasigira umuzi cyangwa ishami, ntaho kwikinga, ntaho abanyabyaha bazacikira umuriro, ntabazabashingira ngo ni ishami, ntaho kwikinga hahari. Ariko mwebweho abubaha Imana, abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo. Muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, muzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byanyu. Ni ku Uwiteka avuga. Nshuti z'umusaraba, ndakwingingira Imana, ndakwinginze ngo uzabe muri uyu mugabane y'abantu bubaha izina ry'Uwiteka, kugira ngo nawe uzakinagire mu kiraro nk'inyana. Yesu aratwifuriza ibintu byiza bavandimwe, nshuti z'umusaraba, ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerewe muhinda umushyitsi, ngo musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Hahirwa umuhungiraho. Data wo mu ijuru aratuyobora mu nzira nziza, ariko twe tukayobagurika. Nuko duhindire imishyitsi imbere y'Imana, duhindire imbere y'Imana tuyubashye. Ati nuko weho kenyera uhaguruke, ubabwire ibyo ngutegeka byose. Imana iradutuma hose ngo tugere tubwire abantu, tubabwire ibibi byabo bihane. Ngo kuko uyu munsi aha turiho turabisanga muri Yeremiya 1:17 ngo kenyera uhaguruke,
ugenda ubwira abantu ubutumwa bwo kwihana, ubwira abantu ubutumwa bwo kubaha Imana, ubwira abantu ubutumwa bwo kumvira Imana. Murongo wa 18 haravuga ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu n'igihome, nakugize inkingi y'icyuma, inkike y'umuringa. Imana iduhaye kuba abantu bakomeye, Imana iduhaye kuba dukomereye muri yo. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyude n'abatambyi baho ngo bazakurwanya, ariko ntabwo bazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Bavandimwe inshuti, turi kumwe n'Uhoraho. Witinya kubwira abantu ujye ubwami bw'Imana, kuko turi kumwe nayo kugira ngo iturokore. Nimugire umwete wo kwivomera ijambo ry'Imana kandi muryibikeho. Reka nsoze mbabwira nti Uwiteka arashaka yuko tuba maso, arashaka yuko twubaha Imana. Uwiteka arashaka ko dusohoka tugakenyera tugakomeza, tukagenda tukavana abantu mu bibi, tukababwira ubutumwa bw'uko Yesu Kristo agiye kugaruka vuba. Nsoza reka mbabwire ijambo ryo mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga inzoga, ariyo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Bavandimwe, bidatinze uriya mudugudu ugiye gushya cyane, ugiye gushya nk'uko nabibabwiye. Umudugudu wa Babuloni urimo ubusambanyi buteye ubwoba, urimo inyigisho z'ubuyobe ziteye ubwoba, iriho mwo kuba bakundisha abantu iby'isi aho gukundisha abantu iby'ijuru. Harimo inyigisho z'ibinyoma ziteye ubwoba. Iraguye Babuloni. Umurongo wa 9 haravuga ngo marayika wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, uyu muntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Aho niho hari ukwihangana kw'abera kandi bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Bavandimwe, Yesu ati birarangiye, nige Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu, kandi azanywa ku isoko y'amazi y'Ubugingo. Imana idufashe bavandimwe kugira ngo tuve mu bibi tujye mu byiza. Murumva yuko Imana itubwurira ngo niduhunge tudapfa, kugira ngo tudasangire ibyago by'uwo mudugudu, tugasangira ibyago byawe. Nimureke duhunge tudapfa. Imana idufashe kandi dutabare. Kandi Imana iratubwira ngo ufite ugutwi nabyumve. Umuntu ufite amatwi yo kumva niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Imana idufashe muri byose, kandi ndabasabira ngo ubutumwa bwiza bugira icyo bukorera mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.